Murakaza neza kuri Miroga Official. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane kandi y'ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese, ariyo gusenga. Mu by'ukuri gusenga ntabwo ari amagambo gusa tuvuga. Gusenga ni uburyo bwo kuvugana n'Imana, ni uburyo bwo kuyegera no kwigaragariza ibyifuzo byacu, ibiduhangayikishije ndetse n'ibyo tuyishimira. Iyo umuntu asenga buri gihe, hari ibintu byinshi bitangira guhinduka mu mitekerereze ye, mu mutima we ndetse no mu mibereho ye ya buri munsi. Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe impamvu 5 zikomeye zituma gusenga ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu. Impamvu ya mbere gusenga ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu ni uko bidufasha kwegera Imana. Nk'uko ubucuti hagati y'abantu bubaho iyo bavugana, niko n'umubano hagati y'umuntu n'Imana ukura binyuze mu gusenga. Tekereza umuntu uvuga ko afite inshuti ariko akaba atayivugisha. Uwo mubano ntiwaba ukomeye. Ni nako bimeze hagati yacu n'Imana. Iyo dusenga tuba tuyegera, tukayibwira ibiri ku mutima wacu kandi tukayemerera gukora mu buzima bwacu. Gusenga bituma tudafata Imana nk'aho iri kure cyane, ahubwo tukayifata nk'umubyeyi utwitaho kandi wumva ibyo tunyuramo buri munsi. Impamvu ya kabiri gusenga ari ingenzi ni uko gusenga biduha amahoro mu buzima. Mu buzima bwa buri munsi abantu bahura n'ibibazo. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo by'amafaranga, iby'ishuri, iby'akazi, iby'umuryango cyangwa ibindi byinshi bituma umuntu ahora aremerewe. Ariko iyo umuntu afashe umwanya wo gusenga, hari amahoro adasanzwe yumva mu mutima we. Nubwo ikibazo kitahita gikemuka ako kanya, ariko aba yumva atuje mu mutima we. Gusenga rero bitwibutsa ko tutari twenyine mu rugendo rw'ubuzima. Bitwibutsa ko hari Imana ishobora byose kandi ishoboye no kutuyobora. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko iyo basenze bumva bamerewe neza kurusha mbere. Si uko ikibazo gihita kivaho, ahubwo ni uko baba babonye amahoro n'ibyiringiro. Iyo niyo mpamvu ya kabiri gusenga ari ingenzi. Impamvu ya gatatu ni uko gusenga bituma tugira icyizere. Hari ibihe bimwe na bimwe umuntu ashobora gucika intege kubera ibintu bitagenda nk'uko yabishakaga. Hari igihe umuntu ashobora gukora cyane ariko ntabone umusaruro yifuzaga. Hari n'igihe ushobora kumva ko nta cyizere gisigaye. Ariko gusenga bidufasha gukomeza kwizera, biduha imbaraga zo gukomeza gutera intambwe nubwo tutabona ibisubizo ako kanya. Abantu benshi batsinze ibihe bikomeye bavuga ko kimwe mu bintu byabafashije ari gukomeza gusenga no kwizera ko ibintu bihinduka. Iyo umuntu asenga, umutima we wuzura icyizere cy'uko ejo hazaba heza kurusha uyu munsi. Impamvu ya kane gusenga ari ingenzi ni uko bidufasha gufata ibyemezo byiza. Buri munsi umuntu agomba gufata ibyemezo. Hari ibyemezo bito, hari n'ibyemezo binini bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Hari igihe umuntu ashobora kwihutira gufata ibyemezo kubera amarangamutima cyangwa igitutu cy'abamukikije. Ariko iyo umuntu asenga mbere yo gufata ibyemezo, afata umwanya wo gutekereza neza ndetse no gushaka ubuyobozi bw'Imana. Gusenga rero bidufasha gutuza no kureba ibintu mu buryo bwagutse. Bidufasha kudafata ibyemezo bibi bishobora kutugiraho ingaruka mbi mu gihe kizaza. Niyo mpamvu abantu benshi bafite ubuzima bwiza bwo mu mwuka bafata igihe cyo gusenga mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Impamvu ya gatanu gusenga ari ingenzi ni uko bitwigisha gushimira. Abantu benshi basenga gusa iyo bafite ikibazo cyangwa hari icyo bakeneye. Ariko kimwe mu bintu byiza gusenga bitwigisha ni ugushimira. Iyo umuntu afashe umwanya wo kureba ibyo Imana yamukoreye, atangira kubona ko afite byinshi byo gushimira. Hari abantu bibanda gusa ku byo badafite, bakibagirwa ibyo bafite. Ariko gusenga bitwibutsa kureba imigisha dufite, aho kureba gusa ibyo tubura. Umutima ushima uba utekanye, kandi uko umuntu agenda ashimira, niko agenda arushaho kubona ibyiza Imana yamukoreye ndetse n'imigisha afite mu buzima bwe. Gusenga ntabwo ari umugenzo cyangwa inshingano gusa. Gusenga ni impano ikomeye twahawe kugira ngo tuvugane n'Imana. Bituma tuyegera, bituma tubona amahoro mu bihe bikomeye, bituma tugira icyizere ndetse bidufasha no gufata ibyemezo byiza kandi bitwigisha gushimira. Nubwo ubuzima bushobora kuba butoroshye buri gihe, umuntu ufite ubuzima bwo gusenga aba afite ahantu yerekeza umutima we igihe ibintu bikomeye. Aba afite isoko y'imbaraga, amahoro ndetse n'ibyiringiro. Niba utari usanzwe ufata igihe cyo gusenga buri munsi,
tangira ujye ubikora. Ushobora gutangira usanga iminota mike buri munsi. Uko uzagenda ubikora kenshi niko uzagenda ubona impinduka mu mitekerereze yawe, mu mutima wawe ndetse no mu buzima bwawe muri rusange. Gusenga ni byiza kandi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye video kugera ku musozo. Niba yagufashije ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, gukanda like ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.